Elai Fatitu yego mwiyumve mu ikaze cyane yego murakaze none umwe bw'uburyo ngiye kubakira rero mwinjire muduheza indirimbo noneho ibindi mu kanya kuzura umwuka wera noneho wadukoreye ni wowe mubyeyi udatererana ushumba mwiza utazimiza inama ni wowe mubyeyi udatererana ushumba mwiza utazimiza inama watubereye umwizerwa udufata ikiganza uradukomeza data mwiza urashoboye watubereye umwizerwa udufata ikiganza uradukomeza data mwiza urashoboye data mwiza urashoboye
icyo waduhaye. Ababyeyi turagushimye, icyo twagusabye icyo waduhaye. Kandi ababyeyi turagushimye, icyo twagusabye icyo waduhaye. Ni wowe twabonye mu bihe by'ubwihebe, ni wowe twahamagaye uritaba, ni wowe twabonye mu bihe by'ubwihebe, ni wowe twahamagaye uritaba. bakomeye amashyi cyane. Yesu nashimwe. Turi kumwe na korali Elayo, aho mu ndirimbo yabo nziza cyane batugejeho ubutumwa buvuga ngo Yesu yabanye natwe muri uyu mwaka, ababyeyi baramushima, yasubije gusenga kwacu, ntiyadutereranye. Urumva ni message ikomeye muri uyu mwaka wa 2025 usoza kuko iki cyumweru nicyo cyane. guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kumanuka kugera mu kwa gatanu, mu kwa munani, tukaba tugeze mu kwa 12. Imana ntiyadutereranye. Amen. Ababyeyi yabateze amatwi nk'uko korali Elayo yabivugaga. Elayo ni ishimwe rikomeye cyane. Ishimwe kuko ngiye nk'ubu hari ibintu maze iminsi numva by'amaksida agenda aba, tureka tutirengagije n'abari mu bitaro. Ibyo byose rero ukabiwa iyo bitekerejeho nk'umuntu nkatwe twizeye Kristo, ni ishimwe rikomeye. Amen. Ni ishimwe rikomeye. Nanashimira cyane korali Elayo. Elayo buriya ni umwuka wera wabayoboye guhimba iyo ndirimbo. Amen. Kuko muri iyi nzira umukristo ujya mu ijuru aca mu bintu bikomeye. Hano ndi kubona ubutumwa 183. Ubuse bwose nabusoma. Nukuri kw'Imana namwe muri abantu. Nitwa Shema, ndabakurikiye, n'umwana wanjye witwa Shema arabakurikiye. Korali Elayo. Uwiteka Imana bafiteho umugambi mwiza kandi arabakunda. Amen. Nimuyikorera mubikuye ku mutima, mudatatiriye inzira mwahagurukiyemo, Uwiteka Imana azabahamiriza no mu ruhame rw'abatizera. Amen. Mbo nitwa Chance, ndi Nyamasheke. Korali Elayo turabakunda. Mukorera Imana neza. Amen. Ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Ninzi Kigali nzaza kuri BTN bakunjya bajye kubanyereka. Iryo ni ihurizo. Umva batera nkunga bari kugenda biyongera. Elayo, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ibahe umugisha. Uyu nayo yitwa ngo Senior, merereye mu karere ka Rubavu. Kuri kw'Imana. Amen. Ijana sibaye 200. Mwiriwe neza. Korali Elayo. Imana mu rukundo. Nitwa Fidele. Amen. Mwiriwe neza. Nitwa Kayirebwa. Ndi Bugande. Aho bita Imbarara. Ndabakunze cyane. Cyubahiro ni icyayo. Mwiriwe neza. Nitwa Claudette. Turabashimiye cyane kubw'indirimbo nziza muduhaye. Korali Elayo. Thank you so much. God bless you. Mwiriwe neza. Nitwa Innocent. Ntabwo yanditse atuye, gusa aravuze ati baraka za Mungu zibakiwe. Amen. Eka ndekera.
amen. korali Elahe twakiriye amavuta mashya mama presidente Kame. turagira ubutumwa ku bantu badukurikiye bashaka kujoyininga Elahe. Ese mwaba mukiri mu gihe cyo kwakira abakristu cyangwa abaririmbyi cyangwa mwaba mwarafunze? Turacyari mu gihe cyo kubakira cyane birushijeho. Ubu nibwo bigeze kugira ngo ugomba kujya muri korali. Urumva ko n'abaterankunga cyane n'abaterankunga abaririmbyi, ahubwo nkeka kuko nagiye mbyumva niba ari ibishoboka wakoriyanta abo bantu ko bajoyininga korali cyangwa haba mu gice cy'uburirimbyi se mu gice cy'abaterankunga. Niba ubwo buryo buhari wabafasha kubumenya cyangwa kububona. Ubwa mbere twabonye ko ari YouTube bagomba kujoyininga. Niba ukunda korali uba subscribe. Mufite abantu bajya muri 400 dusohoke buzuye 500. Ibyo byaba byiza siko kandi niba hari groupe y'abaterankunga iyo nimero groupe y'abaterankunga aho batujoyininga tukabaha WhatsApp yacu hanyuma nyine bakadushyikira bakaza kwifatanya natwe. Nimero yanjye ni 078 56 40 64 1 078 56 40 64 1. Ikorera igitoki cyawe ukijyane kwa admin. Ni ugenda n'umutwe gusa ukuri kw'Imana data. Ariko korali mama president ibyo ndabona ari umuntu nyine ugerageza. Oya ariko ugomba kwikorera igitoki cyawe ukakijyana. Dukeneye shoot y'indirimbo zindi kugira tuziseze abantu. Dukeneye igitoki. Jya mu rubuga ikorera igitoki cyo kwa admin. Agumunyabona akantu gacicikana tse ngijyanye kwa admin. Naye ikorera igitoki cy'ibintu kijyane kwa admin. Korali Elayo, niba utumvishe nimero neza subiza ikiganiro inyuma kuri YouTube yitwa Gospel Hour Senior uyumve neza. Ikindi izi ndirimbo zose mugaze kurekera kuri iyo YouTube yitwa Gospel Hour Senior. Mukore subscribe ndetse na comment ariko tuzazishyiramo mu byiciro. Tubaye tubisabanye nabyo. Sibyo Elayo? Dusigaje iminota 5 kugira ngo dusoze ikiganiro. Niba muduhasama ari indirimbo nk'ebyiri, niba muduheza indirimbo imwe iminota 5 simbizi. Management ni yanyu. Amajwi yose natuze, indimi zose ziceceke, n'amabanga se mbese mundebe, nta soni ndibugire zo kubahamiza, maze mbabwire Imana itandukanye n'abantu, niduke nk'iminsi ihora yitwa ndiho, itandukanye n'ibiriho byose muzi. Amajwi yose natuze, indimi zose ziceceke, n'amabanga se mbese mundebe, nta soni ndibugire zo kubahamiza, maze mbabwire Imana itandukanye n'abantu, niduke nk'iminsi ihora yitwa ndiho, itandukanye n'ibiriho byose yaduhinduriye amateka, iduhinduriye imibabaro, ntabwo twibagiwe ineza yayo mu buzima bwacu twarayibonye.
twibagiwe ineza yayo ubuzima bwacu twarayibonye iyo mana ituyitiranya turayizi yahageze tudafite epfo na ruguru impande zose tuhabona imisozi ihanitse yakoresheje itegeko ubuzima bwacu burahinduka twarayibonye ntabwo twayibwiye yaduhinduriye amateka twibagiwe ineza yayo ubuzima bwacu twarayibonye yaduhinduriye amateka yaduhinduriye imibabaro ntabwo twibagiwe ineza yayo ubuzima bwacu twarayibonye yaduhinduriye amateka yaduhinduriye imibabaro ntabwo twibagiwe ineza yayo ubuzima bwacu twarayibonye ntabwo twibagiwe ineza yayo mu buzima bwacu twarayibonye Imana ishimwe cyane. Eric karame hari icyifuzo ngize ariko ngendeye no kucyo abakunzi bacu badusabye impamvu ngihaye agaciro cyane uko umuntu agisabiye mu rubuga aranditse ngo nkunda ikiganiro gospel hour iyo korari muzayigarure kuri ya masaha yacu tugira amasaha rero abakunzi bamaze kumenya hari igihe tujya duhera saa 9 tukageza saa 11 iyo twatumiye korari turimiya nk'indirimbo nk'eshanu cyangwa 10 mbo okay gusa icyo ntekereza nuko gushyira indirimbo kuri YouTube no kwamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga ndetse n'ano mu gihugu Uwiteka Imana akomeza bashyigikire uwo dukurikiye tugeze ku musozo w'ikiganiro Imana igumugisha nandi kumwe na mugenzi wanjye Eric kwa turi kumwe na Korali Elayo ku buhanga bw'ibyuma nandi kumwe na Ngabo ndetse na Eve General Senior Pierre Imana ishimwe Imana iduhane umugisha niba ushaka kurikira zino ndirimbo zose bagiye kuzishyira kuri YouTube andikamo Korali Elayo ADPR Rwinyana Imana iguhe umugisha na tugeze ku musozo ariko twizere ko muzagaruka Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.